Yes, ibihe byiza kandi umugoroba mwiza, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu biri kugenda neza, Imana iri kurushaho kugenda ibashoboza ndetse inabaha ubuzima buzira umuze. Abatameze neza reka nizere ko Imana iraza kubijyamwo. Iyi ni filime Inzira y'Umusaraba episode ya 42. Mu kanya gatoya mwabonye episode ya 41, byarangiye bafite umugambi wo kwica Iribagiza, kandi ndabizi ko nicyo kintu mwanga kurenza ibindi byose, kuko abenshi bavuga ko Iribagiza aramutse apfuye batazongera kureba filime Inzira y'Umusaraba. Ibyo rero ni bimwe mu myanzuro Mukanambara yafashe, yavuze ko nibiba ngombwa Iribagiza baraza kumwica, ndetse na Kamarade bagiye kushimuta umuryango wa Kamarade bakawuzana kugira ngo babashe kubatera ubwoba. Ariko bino bintu byose ngiye numva byaba birimo gutinza filime, kuko nimba ba Kamarade bamaze igihe kingana uko bataratanga umuti, ejo bundi twazajya kumva ngo bafasha ababyeyi none umuti banze kuwutanga, bityo ngo batica ababyeyi ba Kamarade. Ugasanga rero twebwe turi kubihomberamo filime, ntago turi kuyibona uko bikwiye. Ibyo rero turakomeza kubyamagana twivuye inyuma, kugira ngo Iribagiza na Cyusa babashe kwibanira uko bano bari gupanga imipangu yabo. Ubundi Cyusa nawe yakabaye ariko apanga imigambi ye ndetse na Iribagiza kugira ngo ibintu bigende neza, ariko biragoranye kubera ko kwa Mukanambara baba bari gupanga ibyabo, ndetse abandi nabo batari gupanga ibyabo. Mwabonye ko Rugema uwo bita Mukanambara yamwihakanye ku kijyanye no kwica umuryango wa Iribagiza. Bari gusubiranamo, ibintu biba byakomeye, ni nkaho nabo bafite ubwoba. Murabona ko umunsi amabanga yagiye hanze cyangwa ukuri kwamenyekanye, Mukanambara azahita ahunga akigendera kugira ngo ativanga mu bintu byo kuba barishe ababyeyi ba Iribagiza. Ubwo rero ibyo byose turabibonera muri episode ya 32. Nshimira abantu mukunda ibiganiro dukora, nshimira abantu mwese mwiyandikishije mushaka gukina filime muri Intwari, abo twahuye mu kanya n'abandi benshi cyane mushaka gukina filime, mukomeze mwiyandikishe kandi ndabizi neza ko bizagenda neza, Imana ikabashoboza byose muri rusange. Hanyuma rero mu kanya turongera dutange nimero ndetse tunatange bya bihembo ku bantu babyifuza ku munsi w'ejo. Mwibutsa ko tumaze igihe dutangaza aya makuru tuyatanga, mana nimba hari umuntu uzacikanwa ubwo azaba atarigeze akurikirana ibiganiro, kuko twabivuze kenshi muri buri kiganiro. Muri bino biganiro nabonyemo abashyashya biyandikishije mu gitondo bavuga ko nabo nyine bacikanwe ariko batangiranye n'iyi filime, n'abandi mwese muhageze aka kanya mukaba mwaratangiranye na filime Inzira y'Umusaraba. Hari ibihembo channel ya Big Family TV ishaka guha abantu batangiranye na filime Inzira y'Umusaraba bakaba bagejeje ubu ngubu bakireba. Ibyo bihembo nabo bantu byagenewe abantu batangiranye nayo kugeza ubu ngubu, aho waba uri hose, igihugu waba urimo cyose, ibi bihembo bizakugeraho. Ibyo bihembo rero namwe nimba ari bushyashya ugeze ahangaha, iryo tangazo ukaba utararyumvise, twanze kubivuga cyane kugira ngo abantu batabikwirakwiza bikamera nk'igihuha cyangwa se ugasanga bibaye akavuyo. Nawe iyandikishe bucece mu ibanga, ujye muri comment unyandikire uvuga ati natangiranye nayo, wibuke gukanda kuri kariya gapfunsi kugira ngo nze kubona umwirondoro wawe, kuko iyo utakanzeho tubona igitekerezo watanze ariko ntitubone amazina y'uwagitanze. Ubwo rero biba byiza iyo ukanze like warangiza ukaduha n'ibitekerezo byawe, nimba waratangiranye nayo nawe ugahabwa ibihembo by'amafaranga ndetse menshi cyane yo kwinjira muri iyi minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheri, mukazaba mumeze neza mwishimye. Urumva rero bizaba ari uburyohe nimubikora mutyo. Twihuse cyane rero, Iribagiza ndetse na Cyusa icyo tubasaba muri iyi minsi, mu gihe kwa Mukanambara bari gupanga gushimuta uwo bita Kamarade, ndetse bakaba bari no gupanga ko bakica Iribagiza, ndagira ngo Cyusa nawe apanga umupangu kandi awushyire mu bikorwa, arebe uburyo yacikisha Iribagiza akamuvana hariya. Mukanambara yamaze gusara, imitwaro yose iri kumugeraho, biri kintu cyose kiri kuza kimugeraho, ariko nubwo Mukanambara tumurenganya, nta bugome bwinshi afite buriya. Ku rundi ruhande nge haraho ngira nkamugarukira, akenshi ubugome anakora abutebwa na bariya bandi bari kumwe. Uba ubona ko no mu buzima busanzwe buriya Fabiola mba mbona arusha ubugome Mukanambara, mba mbona ari we mubi cyane, kuko mwabonye ukuntu yashinyaguriraga Iribagiza cyagiye bamuvunnye akaguru ngo ntago ari we ngo wabivuze kandi ari nawe wazanye inkoni. Ubwo rero Fabiola nimba hari umuntu dukwiriye kwanga ninde, ni Fabiola. Ariko icyo nkoreye kino kiganiro ndagira ngo mwamagane
urupfu rwa Iribagiza ejo ntibazabishyiremo ngo batwereke ko Iribagiza yapfuye, kuko twumvise Mukantambara avuga ko agomba no kwica Iribagiza kugira ngo ibintu bigende neza. Cyusa nawe akariha ibibi byose ngo yakize n'akagambane kose yakoze. Aba bana rero uko ari babiri bari mu mazi abira, ndetse n'umuryango wo kwa Nkubito. Ese ni iyihe nama wagira umuryango wo kwa Nkubito? Ese ni iyihe nama wagira Mukantambara nawe nubwo ari umugome akora iki kugira ngo bigende neza? Izo nama zose turazakira muri comment. Nimba uri tayari tangira utwandikire utubwire uko ubyumva n'icyo twakora kugira ngo filime itazapfa, cyangwa se mugasanga ibaye mbi nyine mutakifuza kuyireba kandi ari mwebwe dukorera. Ubwo rero jya muri comment uduhe ibitekerezo byawe cy'icyo twakora nyine muri uyu mugambi bamaze gupanga. Ese kamarade napfa umuti tuzaba tukiwubonye? Umuti kamarade kari we wari kuzawuduha. Ese birashoboka ko kamarade umuti yawutanga ku munsi w'ejo mbere y'uko bamwica cyangwa bakica umuryango we? Urabyumva ute? Ni ibitekerezo byawe muri comment. Kubifuza gukina filime rero nimero ni 0720203650 guhera ku myaka 25 kugeza ku myaka 18 nibo bakinnyi turi gufata. Ubwo abandi bakuru tuzagenda tubabwira igihe cyabyo cyageze. Mukomeze kugira umugoroba mwiza. Ciao ciao, bye bye, mugubwe neza.